ubuzima bushya bwari butangiye. Kwibanga rikomeye nagombaga kubika ko Igoro ari hafi aho. Nabikoze nk'uwabitegetswe. Biranankundira koko. Nta muntu wari ukunze kuza mu rugo. Byinshi na Igoro niho twabipangiraga. Kwibanga rikomeye cyane. Nyerekaga urukundo rukomeye. Ariko ntabwo washobora gukora ikosa ryo guhemukira umwana wifasha akaza mu buzima bwe, akemera agasiga aho bifashije, akaza kubana Igoro utari ufite n'ikintu na kimwe. Narabishoboye. Menye nari naratangiye kuba serious pe. Iminsi yaricumye, ubuzima bwari bwiza mu cyaro. Weekend ndirimba nta kibazo, abantu bakabyina. Benshi banyitaga n'ubundi Eve, kuko n'ubundi ngo babonaga nsa nka Eve bamenye amaclip. Sinzi impamvu batibazaga ukuntu asigaye yarabuze, atagisohora imiziki. Amezi 8 ya Igoro yarageze. Turateka mu rugo, turi kumwitegura. Mbese byari show. Gusa umugore we ntiyarazi ko ngiwe nawe duhorana. Igoro nawe mukuza yaje yipapye ubugifite bwinshi koko. Ubwa Cyusa n'umugore we. Nanjye nagombaga kwakitira nkaho umuntu anamumenyereye. Papa Cyusa, uyu ni wa muntu akubwiraga yaririmbye ya ndirimbo yawe wakundaga kundirimbira. Ariko ndabona isura inciye mu maso. Se turaziranye? Ya ngenda kuzi cyane. Na nyuma yo kuririmbana mu Cyusa akambwira byinshi bikwerekeyeho, nahise mbyibuka. Nahise nkubita amavi hasi ngo mwibwire. Nanamusaba imbabazi, ariko byari bya bindi bita nyirarureshwa. Mbere na mbere mbabarira. Ndi umwe mu batumye umuryango wawe utana. Ndi umwe mu batumye ucikiriza amashuri yawe. Ndi umuntu utari ukwiye guhabwa imbabazi pe. Ariko please, cinkoni zamba. Bibuke ukuntu twakuranye. Bibuke byinshi duhuriyeho. Oya, ni ngewe wakosheje cyane. Ariko nyine nta kundi, ziriya ni inzira twagombaga gucamo. Kugira ngo tubaho turiho. Haguruka dutangire urugendo rushya. Numvise ukuntu umwana wanjye yagukunze atanazi byinshi kuri twebwe. Nicuza impamvu ngiye nishyizemo urwango. Narahagurutse turahoberana. Ariko nyine byari za prank z'ubu. Kandi twashoje guhoberana. Icyari gisigaye kwereka mama Cyusa ko nta kidasanzwe kiri hagati yanjye nawe. Uwo munsi wabaye mwiza ngiye na Igoro. Twibukije ubuzima bwa kera. Tuvuga inkuru zambaye na njyaye. Mama Cyusa nawe aratwarwa. Nk'umuntu w'umusani nahise nibuka ko nagombaga kuba n'abakaraza akantu. Manager, wakoze uko ushoboye ukadutamo utuntu tukinywera se. Zaraje turanywa. Agahoza ipati turagakora. Turishima turabyina. Iyo niyo house party ya mbere nabonye kuri iyi si. Twese twamaze kugerayo. Mama Cyusa ngo ntiyanywaga inzoga. Ariko ibyo yakoze ni amabara. Muri bwa businzi n'ubusazi twasindiye papa Igoro. Nashidutse Igoro yamuhamagaye. Yo vie, ngariko wigize ikihebe. Ubu ndi tayari kugushakisha kamagesha. Kandi n'abandi turabazana, nawe wanshikira. Harya ngo mwashitse gufungisha Linda ngo yibye amafaranga. Ubu turi kumwe. Isaha n'isaha tuzabageraho. Ibyo mwigize muzayibona. Ikindi kandi ubwo iki kiri umuntu cyawe. Ngo byose ndabizi. Abishoboye asubire yavuye. Nubwo nanywaga inzoga ariko nabaga nyifite akenge. Numvise Igoro ari kurengera mwaka telefone turayirwanira. Atinya akamamagara numva muri background akana kanjye. Impuhwe ziraza muhamagara mu izina. Gael. Bose baraceceka. Numva umwe arayifashe. Ni papa Igoro. Umva wakana bikira nabyo ntago bizi. Uwo ntuzi ko mwishyize hanze. Tumenya aho muri mwese. Urabizi kandi ingufu dufite. Ubu turi tayari kubahagurukira kandi bidatinze. Dutegereze bitarenze iminsi 2 gusa. Twishyize hanze. Nakamuyaga yadushyize hanze. Twagombaga gutuza. Tukamenya uko duhangana. Uwo munsi sinatashye. Naraye kwa Igoro. Bwa mbere icyumba cyabo cy'abashyitsi kiba kibonye umushyitsi w'imena. Mu gitondo abandi kubyuka byarananiranye. Uretse ngiye wabaye icyuma. Ni narazimenyereye.
zari zitakimfata. Nteka umusosi ibiboyire turinywera, ari nako resitora ari nyinshi. Sinaherukaga mu rugo, numvise najyayo, njyana Cyusa amerekeje. Hari utuntu nari ngiye kumuha ngaza ni mu rugo. Cyusa umwana mwiza utajyurira, uhora yisekera ndetse akankunda kubi. Yaransezereye asubira mu rugo yiruka. Nanjye ndi kumerebera mu idirishya numva nishimye pe. Mbese cyanzanye mu cyaro cyari ku byo nari nkeneye. Mu gusubirayo imodoka y'umwana muhagaze iruhande, mbona bari kumuganiriza. Umwana nawe mbona bahereza ukuboko. Ngira amatsiko yo kumenya ibiri kujya mbere. Nguma mu idirishya. Imodoka yaraksereye, ndebye mbona Cyusa nawe uri hasi. Ngira amatsiko ngenda niruka. Ngiye kureba mbona hasigaye dukweto yari yambaye gusa. Bitamenya ko bamutwaye tu. Nabuze icyo nkora. Ndi kwibaza kwiruka nkasubira kwa Igor cyangwa gufata nkakurikira. Byose byanyobeye, telefone irasona. Linda, nitwa Dr. ko wanyanze. Oya Dr. iminsi yaminduye ukundi. Kandi sinifuza ubuzima bwose ufite wowe na Gerard. Niyo mpamvu nahagaritse kukuvugisha. Ariko se kuki wumva wakwikuramo umuntu mwagiranye ibihe byiza koko? Dr. ibyo tubyihorere. Uriya mutipe yarambabaje pe. Ntago nakwihanganira. Tubereke gusa ndimo kuza kukureba. Ube hafi ntujye kure yaho. Wabwiye n'icyo wumva. Muri uru Rwanda se ni ikoranabuhanga ryateye imbere. Hari ubwo wayoberwaho umuntu aba. Nahise muzi imodoka mbonye itwara Cyusa mbihuza na Dr. Numva umujinya uranyishe. Nekereza ko yaba ari mu bantu mbonye batwara undi mwana. Dr. numbwire ko nawe usigaye ugendera mu bashaka kundwanya no kunteraho nimereye neza. Oya Evi, nunzi koko ibyo sinabikora. Nijoro twaye ducitswe tuvugisha. Namubwiye byose, mubwira n'imodoka itwaye umwana wa Igor. Numva umujinya uramwishe, bwira umuntu ntazi neza ariko wumva bari kumwe. Brother Dukati, ishyamba si ryera. Nongeye guhamagara fone ye biranga. Bwa mbere ntiyayifataga, bwa kabiri ntiyacagamo. Cyo cyambereye igihamya ko bari kumwe tu. Umujinya najyanye kwa Igor kumubwira ibibaye ni wari usanzwe. Narayimubwiye byose mbona ntabyitayeho cyane. Numva biri kumbabaza. Uko biri kose rega papa ntiyakwicara. N'ibigambo numvise muvuga twaraye tumubwiye. Igor nta kintu yibukaga pe. Igor kuzi byinshi wagize icyo ukora koko. Wa mugani wa Yesu ntago igihe cyane kiragera. Ngo Igor umusirikare we rwose ntajya panika na gato. Yari yarahindutse sana. Nabonye ndi kurusha impuhwe nyina w'umwana. Ndawuca ndarumira nanjye ndataha. Gusa agatima ni kuri Dr. ukuntu yahindutse umwanzi. Kandi yararwaniraga ishyaka. Icyumweru cyarihiritse. Mama Cyusa nta kindi akora uretse kurira umugabo we ngo amufashe umwana aboneke. Igor akamwihorera. Mama Cyusa agahita aza kuntura agahinda ke. Gusa nta kundi byari kugenda. Ni mu gitondo abyutse mbona hari imodoka iparitse imbere y'akazu kanjye. Harimo umutipe w'ibisatsi byinshi. Iyo mba nazi naho Gerard ari nari kugira ngo niwe. Hashize akanya urugi rw'umuryango rurakinguka. Hasohokamo Cyusa na Gayera. Ariko ngiye mwita Eve. Baza gake gake. Hashize akanya wa musore wari mu modoka nawe arafungura arasohoka. Ndebye neza mbona ni Gerard. Narazindaye kubona umwana wanjye. Nkabona umwana wa Igor, nkabona Gerard. Natekereza ko yansize akagenda. Ibyishimo byarandenze mbura uko mbigenza. Nahoboye umukobwa wanjye. Disi yarambonye yibuka ko ndi umusinzi. Nubwo nayo nitandiye. None se siwe nabonye kuri Happy New Year wasinze? Nitwa Joe 12. Kuri subscribe duhere muri episode y'ubutaha. Naho ubutaha Imana ibarinde.